ni Gitavi n'uruzi twavomeragaho n'agafureje twameseragamo ubwo ruvange so Sindazo wakibaza. Yego no uruvange kandi ganti gwemewe n'abakobwa gusa cyangwa kuja gusoroma isogo ariko gusoroma isogo nabishobora guhoma no kugira gute no koza amasafuriya n'umusenyi byakonaniye zananiye intoki zamaze gukorerwa inzara zarapfuye cyangwa nitabe ngo ye bitabaga gute ye ubona nk'ikigwari kubeshe se kubona nk'ikigwari ikibuga ndabashigikiye ikintu cya kabiri Imana ikomeze ibarinde ibatize ubuzima ibatize imbaraga ibongerera ubwenge bwo guhishurirwa ibyo gukora kandi bagabiza abanzi babo ndabakunda cyane urabakunda cyane sawa reka turekera aho babyumvise aha none se urabihakana ko umuntu wahaze cyane ijwi ritagenda wahaze cyane n'iryo genda nyine hari igihe uvuga ukavugana nk'ibitotsi n'ibitotsi cyane n'umuruho ariko ntabwo byagenda urashonje ufite ibitotsi urarushye byifashe bite ndahaza ariko simpaze cyane yani nta nzara mfite kandi simpaze cyane ikindi ni iki warumbajije urarusha oya sindushe meze neza hano ku ijwi ryagiye niko nzo mvuga none se ushaka mu buzima busanzwe gusa hamagara umuntu uriya wicaye hariya akakumva namuhamagara ndabizi wavugisha ukuri gute kuvugiriza sinavugiriza hano turi mu gihuru inzoka zoja kuza mwese uvugiriza icyo bita igikobwakobwa urakize yewe icyo nicyo ndakizi si ugusifura si uko sifura nyine twumva simbikoza ariko ndabizi aha wenda nk'umuntu utakuzi nubwo hari na benshi bakuzi witwa nde mu kinyamurengo ko baza bivuga amazina yanje nitwa Nyafura Anje nyina w'amadubu nyina w'amadubu iryo zina se ni irya mbere uryumvishije ntacyo ndengeje umurara wanje ndi umwega nkaba umwishwa w'abatware ndi umumama w'abana 4 uri umwega King Nzambura muze ndamuzi zamubona gusa nyine ariko ntabwo muzi nyine gutya mubona hariya kuri social media ariko ntabwo muzi neza ndari mwene wanyu nzamubaza icyo dupfana cyangwa nzabaza abega icyo dupfana nawe ariko nyine ntabwo muzi nyine cyane ntabwo muzi bigiye kure iyo uri kumubona umubona gute rero ibintu bitatu ubona kuri King Nzambura ibintu bitatu izo nanjye mvuga ko ari igipfu nk'uko abyivugira uvuga nyine ibyo ugomba kuvuga gusa ni ukuri ikintu kimwe cyo navuga uriya umuntu ni mugari buriya King Nzambura sinavuga ko muzi umuntu n'uri imbere ni ibitekerezo umutima kandi cyane buriya umuntu amenywa n'uwo bari kumwe naho njyewe inzi hano hanze kumumenya iyo umubona we umuklasa gute
iyo mubona Mm. mubona mw'ishaka ry'ubwoko nje nta kintu nza mbona nawe yahavuga ngo yego ngo ni igifu izo ngizo b'imyotingi ntacyo ushaka kubivugaho ariko uramukunda ni ukuri none se turapfa iki nta kibazo ngirana nawe hari uwo mukigirana se ikibazo oya ndabizi ubwo nyine uwo tukigirana ni ukigirana nanjye ariko atarabimbwiye ariko njewe uwo nzi nyine dufitanye ikibazo ntawe kiza gikemuka nta n'uwo ntawe tugifitanye shuwa wavuze ngo ufite abana 4 ndi umukecuru nta minkanyarizo ufite abana bane wabona guys muri kumubona ukuntu ari umuntu mutoya oya ati turi kumubona guys abana bane ubwo se uwa mbere amubye afite imyaka ingahe nimba atari ibanga ntago nabyibuka cyangwa ntawe uri kubeshya abana ibaze ni ukuri abana banje barahari beza cyane cyane abanyabaki abahungu 2 n'abakobwa 2 wow cyo nico bita kuboneza urubyaro rero waboneje urubyaro ni imana nta banga ribamo oya ni imana oya hari abazi wenda ngo hari ibanga ngo hari imiti unywa cyangwa se ngo hari uburyo ubigenza ukabyara umuhungu cyangwa umukobwa ni imana ayishuwa kuri njewe sinzi abandi ariko kuri njewe ni imana nta buhanga bwanje burimo usigaje bangahe abana uri kubona nabyara nka bangahe mbezi ntabwo mbwiye sinabakeka nyine uri kubona nk'uko nyine iyi myaka mfite none uri kunkeke nabyara abandi bangahe 10 wakoze okay nyine nsigaje 10 uravugisha ukuri nsigaje iryo 10 ubundi niwe mu mama w'umunyamurenge ukenewe rero 10 nyine udashaka ko bazamushakiraho undi mugore azobyare cyane ubwo rero urumva uri kubikora kubera gufuha ngo batazagushakira oya si ugufuha ndi kubikora kubera ko ari ngombwa onapo urayemera onapo nayemera nyikoresha ariko njewe ntabwo nyemera kubera ko sinyikoresha ariko ntabwo dushubije oye sinyemera ubwo nyine ntuyemera sinyemera kubera ko ari icyaha cyangwa ntayikoresha oya ese nacira umuntu urubanza njewe ibyo by'ibyaha ni iki ntabwo mbizi hari abantu bavuga nyine ngo napongo uri kwica abana ngo ni icyaha nyine so wakwica utarabaho njewe simbyemera ariko kandi onapo si nziza njewe niyo mpamvu nyine ntayikunda kubera icyo utayikunda sinyikunda nyine kubera iki nyine hari umuntu udukurikiranye ushobora guhita avuga ati akiga isomo akavuga ati nanjye ndayanze cyangwa se ndayikunze kubera ko njewe mpamvu ntayikunda ni ukubera ko hari igihe ushobora kuyijamo wari ufite ubuzima bwiza bwa buzima ukabubura ngo kubera ko hari abagwara bayirimo hari n'abo zihitana pe bibaho cyane ese njewe gasi ndabigerageza ngo ndebe inyishe nta na rimwe reka ubwo se nk'umuntu ukunda wamugira inama yo kuyikoresha cyangwa umuntu nkunda yayireka akabyara pe abana ni beza iyo babaye benshi abantu baravuga ngo bararuhanya ngo kurera abana barusha igihe bakiri batoya pe ibyo ntabwo ari ikinyoma ariko n'umwe na babiri bakurusha ariko iyo abana bamaze gukura ufite nk'abahungu nka 5 mu nzu n'abakobwa bangahe ni fiyeri ku mubyeyi ni fiyeri cyane nka wa muntu uvuga ngo sinarenza 2 we n'icyo wamubwira azabarenze
kandi iyo yarasinye akavuga ati ntabwo nabarenze nje nyine tuvuze amubwiye nunakenera abandi nuvuze amubwira inama azabarenze nyine mugira niyo nama yanjye ahubwo uramutegetse mugira inama amubwira ati yumva bigenda ukuntu wa muntu we nkugiriye inama uzarenza abo bana babiri abana ni umugisha kandi abana ni beza iyo mbonye abana banje bari cyane cyane abana banje bakunda kumbwira iyo bari kumbwira mama turagukunda numva nyine ari fieri numva nyine nanakomeye pe numva nkomeye mbese babyare bororoke babyare bororoke kubera ko babonye ikiganiro Amasimba nanabivuzeho no kuri channel yanje yaravuze ngo abagabo bagenda bashaka abagore benshi ariko sinzi amenye impamvu yabivugiye niba ari ukugira ngo twororoke niba umugore umwe afite ubushobozi bwo kubyara abana 15 kubera ko isa atababyara kugira ngo umugabo amugumane wenyine ako kantu uri gushiramo niko kabi kabisa aya niko bimeze agomba kubyara abana benshi kugira ngo wa mugabo amugumane ari wenyine kubera ko uriya mugabo azaje gushaka abandi bagore kugira ngo yororoke naho niba ari abo gutunga yobatungira hanze ariko atabashatse abantu benshi bakavuga ati n'ubundi wo kuguca inyuma ntabwo azagendera ku bana zaba ari ingeso yo ibyo ngibyo ibyo sinabivugaho cyane kubera sinabivugaho cyane nyine kubera ko ibyo ngibyo ni ingeso nese uzaba ugiye gushaka abana hari igihe umugabo ashobora kukubwira ngiye gushaka undi mugore kubera ko wowe wanze kubyara kandi niyenda umugabo afite bwa bushobozi bwo gutunga abana benshi wabyara ariko mu gihe n'umugabo adafite ubushobozi baby we ushatse nyine wabyara bushoboye gusa tuzi ko bavuga ngo nta umwana iyo avutse avukana isahani avukana amahirwe cyane pe abantu benshi baraguseka baravuga ati ubundi umwana ugomba kumuteganyiriza ibyo ni iby'ikizungu kandi njyewe ndi umuturage umuturage asa nkawe ndi umuturage njyewe ibyo ni iby'abanyamujyi mwese ko icyo wumva ko uri umuturage kandi utuye Nairobi ibyo bivuga byibura uri nk'iriya ruguru erega Nairobi ubuturage ufite diredi zamura inzara bareba ubuturage ntabwo ari uko mbona nyine ngo wambona ngo ndacoceye ngo ibiki ubuturage ni mu mutwe kandi umujyi ni mu mutwe mu mutwe se simbona ari diredi nyine ese ndavuga mu bwenge mu bwonko nyine muni ndani none ubwawe ubuzi urabohora oya jewe mvuze ko ibyo bavuga ngo guteganyiriza abana jewe nshobora kuba nzambyara gusa Imana ikabateganyiriza yonyine ariko je ntabigizemo uruhare kujya umwana avukana umugisha we uko nabyaye uwa mbere meze kandi sinateganyije siko nabyaye uwa kabiri meze sinako nabyaye uwa gatatu yani meze sinako nabyaye uwa kane meze Imana irabateganyiriza iyo utabateganyirije rero kuba nk'abantu bita abana babo baharera Imana ufitemo baharera Imana naje undi nzabyara nzamwitako harera Imana aragutuka oya mu rugo iwanyu muri Kongo ni iwacu muri Kongo ni mu Minembwe yagana ahantu bita kuri Gitavi wavura umwana muto cyane oya ndi mukuru shuwa nk'umuntu utahazi rero kuri Gitavi ni biki bingahe wamubwira ashobora kwagera agahita avuga ataha koko ni kuri Gitavi umuntu ugeze kuri Gitavi icyambere hari umusozi muremure witwa Gitavi nyine uresha nk'inzu ni muremure cyane munini cyane ubamwo ibiti akarusho ubamwo ubutayu bunini ibiti kandi n'ubutayu habamo ubutayu nyine bwubatse
bwiza cyane. sobanurira Ubuta- wavuze ngo harimo ibiti Ibiti nyine si ibiti si Ibiti se biba mu umusozi. butayu? Umusozi Ehe. habaho umusozi hakabamo ikibira, muri ico kibira hakabamo ubutayu. cyangwa ubutayu nzi si guhawe Ubutayu bwo gusengeramo yewe. oh Wari ugize ngo ni ubutayu ahantu Yego. humye. Mm. Oya. niho abantu bajya gusengera none hubatse gute Hubatse neza. Mm. Ni ahantu heza cyane. Ukuga wotumandira Ntabwo warira amakumbu. nawe wimbeshye. Ndahakunda cyane watekereza Gitavi gusa ugahita urira ukuntu twayizamukagamo Mhm. byabaga bishimishije. muva he mujya he Tugiye nko mu nkwi, Mm. tugiye nko mu butayu, ubwo izi ntoki zagize inkwi izi ntoki zaratoraguye, zarahinze. erekana Za- hano erekana hano akabyara. hindura n'inyuma Hey! urebe intoki zahinze Zarahinze, zaratoraguye, zagize gute, zarahomye. Mhm. guhoma Guhoma ntubizi, guhoma iki nyine inzu. hari n'igare bahoma hari igihe bahoma Ay, n'igare. inzu guhoma inzu aho zogeje amasafuriya n'umusenyi. Umusenyi urawuzi? Yego. Ugatsirima. kuri mubeshya mwana Yesu kuri nyagasani. mubeshya abantu batuye kuri Gitavi niba mumuzi muvuge ko atatubeshya hari igihe mugera mu mujyi kugira twumve ko murenze mukatwumvisha ko mwababaye Reka njyewe sinabesha, sinzambesha ariko. mwajyaga gutoragura muri nka bangahe byagendaga gute ako gaporosesi kuko hari abana bavukiye nko hanze cyangwa bavukira hano batabyumva byagendaga gute mutoragura mpaka muvuyeyo Gutoragura hari abatsindaga ibiti. Ese nimbabwira gutya si byo barabyumva? wowe Hari tangira abatsindaga kuva ibiti. mukiva mu rugo mwagendaga abahungu n'abakobwa Wavaga mu rugo muri abakobwa cyangwa se abagore, kimwe muri ibyo mugashika. Hari abatoraguzaga ishenyi, hari abatoraguzaga imipanga, kandi ubwo inkwi z'ishenyi n'umupanga biratandukanye. gute Nyine hari ikintu, ese ubwo umuntu arabigisha gute mana we? Mbese imipanga watoraguraga imibumbe, ishenyi watoraguraga imyasi, wazanaga imyasi. sawa muragiye mwinjiye muri Gitavi muri nk'abakobwa ntabwo mwagiraga ati wenda inyamaswa Oya, abantu baza kudufata ku ngufu nk'abakobwa oya, twari tubamenyereye. wamenyera se bivuze iki umuntu aje wamutema Oya, twawutemana ariko Imana irarinda. mwagendaga mwambaye gute Si ukenyeye igitenge na mwamini muhamini ni iki ni ikirato kirato bita muhamini kibaho cy'abagore. inaha ngaha se cya Ntaco ndabona, muhamini ndanagikeneye. ni ubwa mbere ncumvise icyo kirato Mwamini ni ikirato cy'abagore bajanaga guhinga, gutoragura ku ruzi. Hejuru ukambara nyine bisanzwe nk'uko nambaye. ugashyiraho igitenge muhamini n'umwenda nk'uyu mu mutwe Mu mutwe abagore babaga bambaye ibitambara, abakobwa babaga bari gutyo. Nketse nyine ruguru naho habaga nk'umukomite n'umukobwa yambara igitambara, cyangwa se umusepake n'umukobwa yambara igitambara. Ariko ba Kadeza, ba Mitonde, wowe wari umuki je nari Mitonde. ari Mitonde mukadefiriza se mu mutwe mwagiraga amatondezi se mwiyogoshesha bogosheraga mu isoko. isoko ugasanga abantu ariko ubu nyine none za kinyozi zarahageze nyine amasaro nyine. none se nk'ubu ngubu uri umugore wiyambariye ipantaro ufite dread upfumuye amatwi ese uko bitinzeho cyane none se ndareka kubivuga mba mbibona yesu we nta gitenge gusa ubona umuco utaratakaye umuco yani gutakara nawe utaye ku bari ruguru iwacu, ariko ku bari hano ndakeka ari ibisanzwe. uwa ruguru niwe wataye mbese
oya ku muntu nyine uvuye ruguru yavuga ati uyu muntu yataye umuco ariko ku muntu uri hano ni ibisanzwe mwese usubiye wahita ukubitaho igitenge cyane igo bibiri kandi n'igitambara neza cyane noneho nibyo mwikora muri hano hano nyine ni hano hanyuma nk'utuntu tw'udukino abana b'abakobwa batangiye gukura usibye imikino yabagariye imikino naranayisobanuye kwa nyina w'amadubu si iyo cyane urayizi reka nyivuge ndayizi nyina w'amadubu guys mugende mureba abatwika koko mukoreho subscribe munamubwire ko muvuye kuri Mutomanzi anabone ko tumuremeye azandi cyane nyina w'amadubu TV cyangwa ni nyina w'amadubu gusa ngo mwakinaga iyo mikino rero ruguru nyine abana bakinaga abana batangiye gukura si bakuru cyane nyine abakobwa bakuru bato bari nko mu myaka nk'icumi 12 ayaye ntazone mbwira abo ngabo mubajije nyine hari umukino abakobwa bakundaga gukina cyane huru ni iyihe ni akabumbu nyine cyangwa igitsinsi ni igiki igitsinsi yesu nyagasani kuri ntacyo noneho wabaye ruguru ntarahabaye ariko igitsinsi ni ikintu ukura ku byatsi wamara warangiza nyine bakagikuramo igitaka bakagiterana cyangwa se bagashemba ibibumbu by'imishano iyo ni huru hakaba indi nkoni kangwe bayikoreshaga amaboko n'amaguru gute nose ushaka amaguru ke nose wahagurutse hari icyo bitwara oya isi ntuhaguruka kubera abantu babizi barabizi abatabizi nibo turi kubwira mbese bakomaga gutya amashi barangiza bagakoresha amaguru gutya mabigibigi simbizi si mabigibigira mabigibigi se ndayizi njewe dushyire muri comment ntayuzi wasanga ari ururimi ntumva ariko njewe iwacu ni wavuze ngo ni iyihe kangwe aha undi ikidoti curakizi iki cagutse aho uwundi njenjenje ni y'abana bakiri batoya bashaka kwihishana bihishana njenjenje gute se mwarayikinaga uwatsinzwe akipfuka mu maso abandi bakaja kwihisha warangiza bagufatanye n'uri uwa mbere akaba ari wowe wipfuka none si yo yabaga ari abakobwa gusa nta bahungu bazaga kwikina oya babaga barimo abahungu yo kwihisha mwihishaga ahantu hameze nka gute mwihishaga he mwihisha mu nzu cyangwa inyuma y'inzu cyangwa ku rusenge hejuru mu bihuru cyangwa mu mfuruka mu bihuru wapi mu mfuruka urahazi mu ikona ry'inzu nyine ntabwo ikona ry'inzu ngaho nyine ikintu uba wumva utashobora kwibagirwa iwanyu kuri Gitavi ikintu ntashobora kwibagirwa iwacu kuri Gitavi ni Gitavi n'uruzi twavomeragaho n'agafureje twameseragamo agafureje mwameseragamo urwo ruzi ntabwo mwogagamo uruzi rwari ivomo ahantu ho kwidumbaguza habagaho yapana aho kuyivoma ahandi mukidumbaguza koko abakobwa gusa cyane abahungu ubwo ruvange suwa ndazo wakibaza yego ni uruvange kandi ganti rwemewe ni abakobwa gusa ikintu utekereza wenda uramutse usubiyeyo udashobora kumenya mbese byakugora guhita wongera kubyakira kubimenyera ko guhoma cyangwa kuja gusoroma isogo ariko gusoroma isogo nabishobora guhoma no kugira gute
no koza amasafuriya n'umusenyi byakunaniye bizananira intoki zamaze gukorerwa inzara zarapfuye hanyuma sugira icyizere kingana iki ku ijana yuko hari igihe uzasubirayo? icyizere ku ijana, ariko reka nkoreshe rino jambo, Imana iturinze ikadutiza ubuzima 100%. muzasubirayo. nyina amadubu aratuma ndira mwana nyina amadubu karama ndi gushaka nyine kutari cyangwa nitabe ngo ye bitabaga gute? ye isi yaguhamagara ngo ye byari kera ariko ubu ngubu ntiwabyitaba. sinabishobora. hanyuma nyina w'amadubu ni amadubu y'inaha ni amadubu yatabaye? nyina w'amadubu ni dubukazi riri hano ariko risengera abana bayo batabaye kandi rinabashigikiye. kano kanya nimba wenda hari nk'abana bari ruguru iriya batabaye bari kutureba, niye message wakwifuza kubabwira? mwese nakubwiye ngo urandiza ese kurira rira nyine amarira sohoke nabyo si bibi. wari uvuze nihe message ushobora kugenera umwana wikinze ahantu mu mvura munsi y'igiti akaba arimo gukurikirana kano kanya? message ikintu cya mbere murebe hariya, ikintu cya mbere ndabashigikiye. ikintu cya kabiri, Imana ikomeze ibarinde, ibatize ubuzima, ibatize imbaraga, ibongerera ubwenge bwo guhishurirwa ibyo gukora kandi bagabize abanzi babo. ndabakunda cyane. urabakunda cyane. sawa, reka turekera aho. wabyumvise? aha, iyo ureba abajene nkanjye tugisitasita muri Nairobi, twebwe tubona gute? ese ubundi mukora iki? mukora iki nyine? ngo twebwe ngo turi mu kazi, twebwe nyine ngo tuzajya tuvuga kuri Medi. ntabwo ari ngombwa. abafite imbaraga n'abafite ishaka n'ubutwari no gukunda igihugu n'ubwoko, ushatse wagenda. nyine ntashatse umbona gute? udashatse kugenda nkubona nk'ikigwari. nkubeshe se nkubona nk'ikigwari. ni ikibuga na kameramani hariya ubona atari ikibuga. aya ni ukuri. buriya iyo abantu bavuga ngo ubumwe n'imbaraga, bari abana ndakeka ko bakeneye izindi mbaraga. kandi niba ndi umwe nkabona undi muntu iruhande rwanje, ikintu cya mbere nshira ubwoba, ikintu cya kabiri nshira ubute, ikintu cya gatatu ngira imbaraga. hanyuma rero nk'iyo ubona hari abantu bamwe batangira kwivangura, bagatangira kuvuga yuko nta jenoside abanyamurenge bakorerwa, bagatangira mbese ababita akagara, wowe iyo ubonye umuntu nk'uwo umufata gute? sinabavugaho birebire cyane, ariko ibyo bakora n'ibyo barimo hari igihe bazabyicuza, kandi hari igihe bitazaba. yani ubu nyine barishimye, bari no guseka, n'iyenda bafite intsinzi yabo ku ruhande rwabo bari guserebura tutazi, ariko igihe nikigera, igihe kiraza ikindi kikaza, ubwo hari igihe kizagera nyine nabo bakazabyicuza. kandi abenshi muri bo bagifite umutima wo kwicuza, bakazamenya ko bakosheje, nyine bakamenya ko bagomba kuvuganira ubwoko. buriya
hari ikintu numvise Chamani yavuze, aravuga ngo kuba waravutse uri umunyamurenge hari impamvu, kuba uri mu muraro urimo hari impamvu, kuba uri no mu ikanisa urimo hari impamvu, kuba uri no mu gihugu urimo hariho impamvu. Izo mpamvu iyo utazikoresheje neza urabyicuza. Inama dubo mu gusoza, ntabwo twasoza tutavuze ko ikintu kimeze gutya. Iyo ubonye umugore wemereye umugabo we gutabara akaguma mu bana n'ubuzima bwaha ariko agakomera, uwo mugore umubona gute? Niki kintu wamuvugaho cyangwa se wamubwira? Cyane cyane novuga ku mugore washigikiye umugabo wiwe kugenda, sibyo? Uwo mugore ni intwarikazi kandi abantu bagomba kumumenya. Gusa ikibazo umuntu sinagenda ndi kwivuga ngo mvuge ngo ndi runaka ngo umugabo wanje ngo yaratabaye ngo kandi ngo nabigizemo uruhare. Cyane ko umuntu yavuga gutyo niyo yagize n'ikibazo hari abenshi bacurira, by the way, hari abenshi bacurira bagahita bavuga ngo se umugabo yagusize utari kubona, uri kumva? Ariko icyo nobabwira bakomere, babe intwarikazi kubera ko barafatikanyije muri uru rugamba. Kandi cyane yego iyo umuntu avuga nari ngiye kuvuga ijambo si uko njyewe niyenda ndikora cyane, ariko niyenda ndaritekereza. Ikindi kintu bazaza basengera abagabo babo. Hari na wa undi rero wabuze umugabo we mu gihe ari ku rugamba, hanyuma ukabona uburyo abayeho, hari ukuntu nyine uba ubona butari bwiza cyane. Ese wasaba dukurikiranye ko uwo mugore, uwo mama bajya bamufata gute? Yabuze umugabo, aba umugabo w'abana, arongera aba n'umugore w'abana. Guys, Mutamanza yakeneye ko nkora kino kiganiro ndi seriye kandi nsa kurashaka kumbabaza cyane. Ikintu navuga, nje barahari benshi inzi abamama babuze abatware babo ku rugamba kandi nenda bari bakunze cyane. Gusa ikintu namubwira nukwita ku rugo rwiwe, niyumva amabwire, ahagarare cyane, akomera b'intwarikazi, aje mu cimbo c'umugabo n'ike. Kandi n'umuntu udukurikiranye waba umuzi, nukuri uwo muntu ntakabura ruhare, ufite ubushobozi, ufite uburyo, kubera ko nitunatahana kiriya gihugu uzamenye ko nawe wa muntu wapfuye yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Yamenye amaraso yavuye mu bana be, uri kumva, kugira ngo ubone ubuzima cyangwa se kugira ngo ubone umutekano, ubone amahoro, we ntupfe. Ibaze umuntu, ariko njewe ikintu kimwe novuga, icyakoze nakuze numva nyine dusenga tukavuga ati Yesu yaratwitangiye ku musaraba, yego nibyo, ariko bari abana bari mu kwitangira ubwoko bw'abanyamurenge mu buryo bukomeye cyane. Niba ugenda ukarara ijoro mu kibiri unyagirwa, ugapfa ugapfuka, niko abakecuru babivuga, ukambara urukweto rukagushiriraho, ugatubuka amabavu mu kirenge kugira ngo njewe nzabeho nidegemza, mbona amahoro. Shawo umuntu ararenze cyane kabisa. Reka ngushimire ku mwanya waduhaye. Asante, turakoze cyane. Umunsi dukoze ikiganiro twitonze. Ariko niwe wabikene. Uzasara ubutaha kumujya usara kuri TikTok. Kuri TikTok gani hanze kuri ni kure cyane n'abantu. Guys, mugende mumuhereze subscribe kuri Nyina w'Amadubu. No kuri TikTok ni Nyina w'Amadubu. Umumama mwiza, umutima mwiza, kunda abantu, uzi no kuganira. Ubutaha nzamubasariza tu. Ewa ubutaha nanjye niba ari uko sinzemera gusara n'abahese wo gukoma amashyi n'amaguru, intozi ngo nizo bazakozamo agati zisara, nzagukozamo agati.
ndakubujije zaba mukorezemo agati ahita asara. oya nditonda ni ukuri nibyo. guys reka tubashimire, nababwiye yuko nimugera kuri channel ye mujye muvuga ati ikipe ya Mutomanza twahageze, mumwereke urukundo kuko narabakunda kuba yafashe umwanya we akaza kubaganiriza. Nizere rero ko ikiganiro cyagenze neza, nizere ko n'ubutaza twemera tukongera tukaganira. Gahunda ni yindi, nimba utarakora subscribe uyikore, share, like, comment. Manza da Manza da shata maina de BS. Ciao ciao. Nakubwiza umwana